Ndabashimiye ko muri kutwumva. Reka uyu munsi tuganire ku kibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa. Birashoboka ko kugira impumuro mbi mu kanwa byaterwa n'isuku nke yo mu kanwa. Ku rundi ruhande, iki kibazo gishobora kuba gishamikiye ku bundi burwayi bukomeye, gutoboka ibisebe mu gifu, aribyo ulcers, kanseri y'inzira z'igogora n'ibindi. Usibye ibi kandi, hariho n'uburwayi bwihariye bwo mu kanwa ndetse n'amafunguro amwe n'amwe, tungurusumu, ibitunguru, ikawa, inzoga, inyama, amafi n'ibindi, agira uruhare muri iki kibazo ubusanzwe gitera ipfunwe gifite, ndetse bikanatuma abari kumwe nawe bamwinuba. Iki ni ikibazo gishobora kukubuza amahirwe wari usinziriye. Bishobora kuvugana n'umukoresha cyangwa utezeho umugati, wamukubita umwuka ukabona arahindutse, akaba n'ikiganiro mwagirana agahita agihagarika, akagusezera nta mwanzuro n'ibindi. Ni abasore cyangwa inkumi benshi bagiye babengwa kubera iki kibazo nk'iki: kunuka ibyuya cyangwa igikara, kunuka isundwe n'izindi ntege n'ibindi. Muri iyi nkuru tugiye kuganira ku kibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa, ndetse n'inama ku buryo wahangana n'iki kibazo gisanzwe gitera ubana nacyo, kwinuka n'abahura nabo. Icyo ni ikibazo kizafasha mu guhangana n'impumuro mbi mu kanwa n'isuku. Mu gihe byanga bigakomeza, inzobere zitanga inama ko umuti urambye ugomba gushakirwa mu mirire. Hari ibiribwa ubusanzwe bitera kugira impumuro nziza mu kanwa. Ibi rero nibyo byakwifashishwa mu guhangana n'iki kibazo. Harimo mu by'ingenzi ndetse byoroshye kubibona hano iwacu. Aha harimo imbuto, imitobe, ibirungo cyangwa se imboga. Imbuto cyane cyane zikungahaye kuri vitamine C zifasha kugira impumuro nziza mu kanwa. Iyo akunda kuzirya kenshi, ni ukuvuga niba buri munsi akabasha kubona urubuto rumwe cyangwa kumwe, ikirahure kimwe cy'umutobe w'imbuto. Urugero: amacunga, indimu, pome cyangwa se inkeri. Imitobe ikomoka kuri izi mbuto, by'umwihariko amazi arimo umutobe w'indimu, nayo afasha guhangana n'impumuro mbi mu kanwa. Ikirungo cya rosemary ni ikirungo gikunze gukoreshwa mu cyayi no guteka inyama. Ubusanzwe cyitwa umudarasini. Iki ni ikirungo nacyo gifasha umuntu kugira impumuro nziza mu kanwa. Ikivuguto cya yawurute. Ubusanzwe ni ikivuguto giteguwe mu buryo bavanga amata n'umutobe. Iki ni ikinyobwa cyiza cy'ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, cyane cyane ku bana bato, kuko gifasha igifu gukora neza, hanyuma ikanasukura mu rwungano ngogozi ku buryo buhashya cya kibazo cy'umwuka mubi mu kanwa. Kokombure ni ubwoko bw'imboga ziribwa zifasha uziriye kugira impumuro nziza mu kanwa, cyane ku bantu bakunda kuyikoramo salade, kuko yica udukoko dushobora gutera mu kanwa, guhumura nabi, ndetse ikanakomeza ishinya, ikayirinda kuba yakwangirika. Ikirungo cya persil. Iki ni ikimera cyifashishwa nk'ikirungo cyo mu cyiciro cya seleri. Iki kirungo ni ingirakamaro mu gufasha gukosora ikibazo cy'impumuro mu kanwa. Iki kirungo gikoreshwa mu buryo butandukanye, haba nk'iryoshya cyangwa se salade. Mu bindi bikoreshwa mu gukosora iki kibazo, twavugamo n'ibindi bikomoka ku mata, icyayi cy'icyatsi, puwavuro zitukura n'ibindi. Mu gusoza, twavuga ko kugerageza ubu buryo mu guhangana n'iki kibazo bitabujije ko niba nta gihindutse, kugana muganga ariyo nama nziza, kuko ariwe ufite ubushobozi bwo kugaragaza neza intandaro y'iki kibazo ndetse no kukigenera umuti urambye. Dusoje ikiganiro cyacu, nawe utaha ku ishuri.